oya ndaza kurira mu kanya ndaza kurira mu kanya nyine asiya nyimara kubona urimo kumva unarimaze imyaka 5 ibaze nyine byose oya nyine mwahure he umva ariko umunsi izana wibagirwa ni nanabwiriwe umva imvura yaguye mfite imbeho nigunze ndi ku muhanda nibwo nagiye kubona nibwo nyicyo gihe ntinabwirira abantu bose nabasabye amajana bari ku muhanda agira ko nawe wifunze ngavuga ngo garafure bamuye agacerese kuko nakubiswe ubwo wanje irimo ukakamereza abantu bose ninabatiye bananyimye wumva ko nyine Imana yavuze ngo bagipeti wihangane ubwo nagiye kubona mbona asiya nyine namubonye aje guhava iyo modoka yinjiyemo nyine igikondo nari nageze igikondo ngiye Kigali narikase sheshemu inyuma kubona ese nika umusatsi tubona hose imiteruzo ziri imbaraga umva nari inkonje itaniruka mbanga asiya ndagufana nitwe niyo gakorode mfite izina ry'uwanze yitwa Kapuveri nagukoreye n'indirimbo navuze amagambo wabona abaraperi ariko yehe amagambo navuze ni menshi cyane nyimba nyimara kugikora nibwo byahise bicamo rero nibwo nagiye kumva nyine akimara gucyaprodinga ngo yabonye ngo ikiganiro ngo bikiri bikingo yawe ngo papa wawe ngo yabonye ikiganiro ngo yatabona umwana wawe n'ibiki nyine nyine kuntu kuri defanza avuga bambwire ngo abonye ibiganiro byo gukora ngo nagurabona ngo nagarabona ngo umubyeyi ngo none ngo aje kugira ngo umubone kuko urabona aricyo nabuze mu buzima wabuze iki mu buzima yoza kuza kumubona ahubwo mba n'umugabo uhamye mba n'umugabo uhamye ntabwo mba nazitiragurinze nyica muri buriya buzima uzi ko nafunzwe nkanakubitwa agenda akakanyica nkanibaza ko ngiye kwita mpfa yes nanyamusuzo ukurikiye Umutako TV nizere ko umeze neza cyane aho uri hose mu bice bitandukanye nanyamusuhuza nkwifuriza ibihe byiza cyane nkwifuriza kandi komeza kwirinda COVID-19 amahoro y'Imana kuri wowe amahoro y'Imana wowe wamaze kunya umutako utatse byiza ukureba ukakureba ikintu cya mbere ugomba kukurebaho nuko ugomba kuba kandi subscribe like share ndetse na comment ako kazogera ahanditse notification niyo hakanze ntago ari kujya kudushakinga ngo tubone ariko ikintu mumaze gushimira nuko iyo imara kugera kuri YouTube bite ubona umutako utatse byise dusura abantu batandukanye mu cyo bitandukanye naje kubabwira ko ibikuta byose naje kubisenya kugira ngo nerekane ibyiza uyu munsi nakiriye umusore n'umusore ariko ntago ari umugabo aracyara umusore hari byinshi ajya kutubwira hari amabanga menshi agiye kutubwira twabagiye ko byose ri hanze amahoro wewe ntabwo ngiye byose ni hanze wewe niwe wavuga ngo ndi umugabo no subwo babona ngo natashaka umugore umugore nawe mushaka kabisa ariko byose ni hanze mbwira ati byose ni hanze byose hanze byose hanze byose hanze ukuri koze kugomba kujya hanze bakwita nde bro amazina yanjye barabizi ni Kapuveri umujyi wa Kapuveri wawuzi ndawuzi uherereye he ni mu bihugu ngyo kure urumva oya mujyi wa Kapuveri ubu kumva izina ryanjye Kapuveri n'uwo mujyi ntago bihuye ubisesengwe neza umujyi ni Kapuveri nyine ni Kapuveri ariko ntago bivuga kimwe tangira usubiza abantu dukurikiye kwanza ndabasuza cyane ni Kapuveri nyine very ubu ngubu tugiye kubana muri iki kiganiro kandi nizera ko ibintu biri bugende fresh yes imeze bitese ibintu ni okay ntabwo mwaka mushya umwana utangiye meze neza ubwo uyu mwaka umva banyitege naje ubutaha twakoraga tubona uri niga yakubiswe n'umuhanda yakubiswe ni ariko freshere mu musatsi ni hatani ubu ngubu Imana umva ariko Imana yangiriye neza ubumeze neza umuntu avuga ibitangaza by'Imana yankoreye bavyumva ubu ngubu nabaye Kapuveri wongeyeho veri urumva rero ibintu byararyoshye cyane byararyoshye kabisa yes Kapuveri ngo subscribe like share and comment ku Umutako TV bakunze Umutako TV subscribe like share and comment reka mbivuge kabisa turabasaba mukore subscribe share comment na like kabisa ama video menshi cyane zagituma mujye muzibona every time ako wazuvuga ngo gitumo narakubonye bakwishe bakubita ari amasefuriya n'wari bubyumve ubwo ari bubyumve neza batetse kujya aho wasanze batetse ariko nawe nabona gushonje bana bashaka kubasaba nubwo wacicikaga yavuga ngo naje kurya urumva rero nje ni nakuvumba we numvaga mu mvugo yawe nkareba mu nseko yawe nkabona urashonje bari ko ngakuvuga ariko ni munda sire shangazi nawe yarakuriye akabango rero arashonje yes muze ko mu ibiryo yirira yewe iyi wari ushonje bura no muri komite nangiye kwishyiramo nabango nabangura burisha kandi uri umuntu w'umusaza nase twasanze abantu batetse ariko batari muri gereza yes sinari yes
nyine nibwo ariya ntabwo kizi kuri kamera ntabwo abantu babibonye isi ngiye urabitekereza mvanga uriya mugabo yarashonje yes ariko bari abantu baje batire muri gereza nari mvumbuye umva ubwo kabisa komeza uzagituma amereza cyambireke oya komeza ubatungure umva ushyira kuri hanze yose ni hanze kwari abantu se mu barandira amabenga ibintu urimo nakora ngo ntago ari byo ngo ntago mbizi urababwira iki oya byukura urabizi ahubwo batuze rega nyine umva no kureba kabango ntago no kureba kabango nabyuzi ko barakurebye buriya we na ikintu cyubura uzagikosora ndabura iki kimbwire kuri kamera njye ngo umuntu ushima akananenga ndabura iki umutima kubura kuri gitumo yawe oya igitumo yawe ntago ari igitumo njye ndavumbura ntago ari igitumo ndavumbura oya njye ntago nakugaye kuko narabikunze niyo mpamvu nabwiye ngo komerezaho ahubwo nabwiye n'abandi wenda barimo kubipinga ariko ntago twese twumva ibintu kimwe nabagupinga bagupinge nabakwemera tuzakwemera bara turaza kugwa mu kiganiro sibyo nibihe biganiro maze gukora nka bibiri byonyine byagushimishije niyo nkurikirana kuri Umutako TV ibyo byagushimishije byagushimishije vuba ni ibiki igihe cyashimishije ni ikiganiro cyahuraga n'uwa mukobwa w'umunezi mbare umunezi Mezben witwa nde Sarirase cyangwa Zuzu na Zurufata abandi babiri cyangwa oya ni babandi babiri Zuzu na Zurufata bari abakobwa kabisa ukuntu mwaganiye ni fresh cyane na cya kiganiro cya gituma umva narakize bikita kibangiza ibindi byo nabonye bari abantu bari abasore barabasore ko ashangaza nanjye narabasore barabizi ariko sobona barakijijwe koko barakijijwe umva ariko kujya gitwa kuri kiganiro na shangazi naragiye nsanga mu musoma za Bibiliya urumva rero Yesu nyine harimo kubagwa ariko na Satani abarekereje buriya badakomeje ngo komeze baharanire kuva muri Yesu Satani yakomeza akabafata ni byiza cyane iyindi gitumo ya gatatu sikuna nabonye mu video yose yaranshimishije nje na video yawe mpinga kuko yo nyibonye nje na kandi subscribe upa kwa uploading uje niko nyine gutera comment ajya nyine ndo video umva ngaseka ngadukikanga bate comment kunde mashaka kwitira bwa mbere ariko kugira ngo nzaje gukara muri comment ariko mbona narangara saa 12 z'iminota 2 cyangwa 10 ujye urekereza uhita wa mbere se nkuko oya ariko se n'ubundi tamara message ubwo saa 12 hari nyine ubyuma ayo masaha umuntu agenda ndi wenda ndi mu kazi cyangwa nanaryamye bumva ibyo bintu nyine hari impamvu nyine ngutumijeho nanagutumyeho kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye ariyo mpamvu ko mu bintu bya filime nyarwanda n'abantu babikora turaza kubamo hagati nkubwira iyi mpamvu mbikubwiye wigeze ubona ya gitumo ya zahabu Liza iriya narayibonye ariko ntabwo ari question fresh aka ntabwo tugasimbuka ntabwo kubyibuka rego mara video nyinshi narayirebye ariko muneje yaba yarakuze isigara sego mu muciro rwa Pilatos wanaga ku muciro rwa Pilatos wowe urankurikirana ndashaka kugera impamvu ari ahantu ushaka kugera nyine okay kangumaze ikintu kimwe byo tunabivaho umurokore yafata icupa ry'inzoga cyangwa yafata isigara oya wapi ntabwo ifata ubwo bira bintu nibyo yararinywa nabura naga ari umurokore yabona cyane ende nyine nashaka kumuvuga izina ariko nawe arabizi twabivuyeho ndashaka kuzatungura nyokobuje cyangwa mama wawe baretse kumuvuga ndashaka kuvumbura mama wawe yego hoya mama waje ese bizakorohera ku gipango bari abarinzi Ye nakubwiye ngo urebe hara hejuru ngo nabanga amacupa ngiye no kumubati ndahanyura n'amacupa arajya naga gishaka kunkata bizagusaba imyaka hari inyuma ari inyuma narakubonye n'umubyo wawe n'ukuntu urira no gipangu cyacu sureba gifite metero nyinshi muri metero zimuzinga zazamukira ku mugozi cyozo usaba gucika kwahita umeneka kandi nutabaza nta muzagutabara uzabugure ku gipangu cy'umuntu uzaguhuriza polisi okay mama wawe ninde arimo twagutumye mama wawe ninde mama wanjye mama wawe wundi zimuhora no kuba hafi yakuvanye buri hamwe atari heza ni wa mukobwa w'ikirangirire bamwita ASSIA inde ASSIA ASSIA se ari ASSIA benshi arabunze mushiki wanjye bamwize kavuga amazina yose nyine abantu muziwe Rosine Giramata ASSIA na Gatarina amazina ayo sizo na Gatarina urumva nyine byose nayo twinjiye mu kiganiro neza noneho dusangiza urugendo aho wavuye kugira ngo ubashe kuba wabona ASSIA cyangwa Gatarina
amakuru dufite ngo wamuhize imyaka igera muri 5 wamuhigaga mu biki ese wari uri he tangira hasi aho wavuye naho wageze uze kutuganishamo neza impamvu wageze pasi Okay, ngereka mbakire ku mwanya ukuntu abonye ASSIA ndabize n'abantu benshi baba mwifuza kumubona baba bifuza wena ngerageza amahirwe ariko nawe wayagira wowe uri mu rugendo rwo kuzabona ASSIA cyangwa kuzabona undi muntu atari ASSIA ndamuzi ASSIA ntose gushaka kuzamugwa gitumo mbumuzi ari impamvu ndabona ko kubwira tuganira ngiye kubona ASSIA ntabwo byanyorohe niwe namaze imyaka 5 mushakisha urumva ngiye navuye iwacu mu karere ka Kirehe n'abasirazi ubundi ngiye namaze umwaka wose ndi mu nzira tugende ni tape par tape wari uvuye hehe abo ngaho nyine wari uje kureba nde gukina ngewe navuye mu rugo ni ASSIA naramufanaga ariko nifuza kumubona ni kubona ni namukoye ni nanditse indirimbo bangu nimbona ASSIA nzambwa ko mufana kuna umwandikiye n'ingoma abana ngende umuraperi niko mba nabihishe raza nakora pavorete tukomeze n'urwo ngubwo ntabwo byabinyore no kumubona babona iwacu mu cyaro ni kure ni Kigali ntabwo nari mazi nahumvaga mu mateka mubona kuri televiziyo ubwo ngubwo rero ngewe navuye mu rugo nako ntabwo navuye mu rugo mvuga ngo ngiye kureba ASSIA ngo nurire tagisi cyangwa ngo ibiki ngo nuri ngiye kureba ASSIA igihugu giye n'ubundi kuko mu rugo ubuzima bwe bwabaye bade ibintu byabaye nabi ngenderwa nyine nabwiye mu rugo nyine nagiye mbivuga kenshi mu biganiro binagiye nkora oya handi ku mutako twe dutandukanye n'abandi vuga ku mutako mbikubwire nyine mu rugo ubuzima bwaranze kuko ngiye kuva navuka ariko nasanze n'abana na data nabugeze mubona nakuze mbana mama buni mu rugo turi abana 3 bari ngiye mukuru rero nabonaga mama ngabona ubuzima bugoye ngabona kubita hasi hejuru ngabona rimwe turabwirwe hamwe turaburaye nabona n'uduceri nkanadukoresha ubwo ngezeho ubwo naneba kwiga no gushaka amafaranga mbona ni ibintu bidashoboka nibwo yaje kubwira mama rubanga ariko mama ngiye mu ukuntu tubayeho ngiye ndababara mumwe mama ngiye ndabona ngiye nshaka kuzaguhindura ubuzima nshaka kuzaguza Maria nshaka ngiye kuzakwereka ko uri umuhungu wabyaye Ibwo rero naje kujya gushaka amafaranga njya gukorera abantu ngiye nabanje kuragira umva navuye mu gufite imyaka 11 ibwo ninjiye mu ishyamba njya kuragira ntabwo byanyoroheye ngiye kuragira ahantu hambere ngiye nagiye kuragira ubwo urabona nafite ibibazo byinshi cyane nahisize umuryango urabona nibwo bwa mbere mvuye no mu rugo nicaye mu ishyamba ngatigezo nsize mama ngatigezo nsize mushiki wanjye na mumuna wanjye agahinda nibwo kansabitse kimara kunsabika nibwo nahise nsinzira inka zirancika zikimara kuncika rero bwumva nazishatse neza wete ahubwo nsubiye mu rugo aho ngo nari mvuye sanga zahageze nibwo bangubitaga ishe z'amata urabona iyo ukiri umupeti baraguhana bishoboka aho ari umukozi nyine uragira inka zaravuye iwanyu naragiraga inka ubwo bwo bangubise kubita batananyirukana urumva nayimaze ntabwo zose zinshika umunsi wa mbere nari imaze iminsi ndagira bahita banyirukanye no ku mugoroba ariko uwo munsi nibwo naraye hanze nyuma kurara hanze urumva nahuye ni ijoro bwa mbere ryatinze guke imbeho yarangubise bose ngabona ni jone riki kandi we naramenyere ko ndyama bakahita buke ubwo rero naje kuva aho ngaho naraye mu gitondo avangurikana nsubire mu rugo n'ubundi afana nagiye gushaka nibamembye kuko inka zancitse reka ngiye nsubire mu rugo ngiye kugira mu rugo ndibaza bakase ngiye niyo mugabo Jacques nari naritwa Kapuveri ubu ngubu ngiye nsubire mu rugo n'intego nihaye narayigeraho yego nese mfatinza noneho ubwo ndakomeza nyerekeza i Kigali niye nego ari bihaye niye nego ari bihaye nyiva mu rugo ngiye numvaga ko ngiye kugenda sibyo muzo nzacamo nifuzaga mvuga ngo rero mu byo nzacamo byose umuntu uzamindura ubuzima umuntu nzabona akamindura hasi kose naricaye muri iki ndirimbo nibandi indirimbo nigera kuri ASSIA izankorera umuti tukiraho ASSIA ukiri iwanyu wari umuzi kugira ngo n'umutekerezo uvuga ati ngiye kumara ikindi wari umuzi ese niba wari umuzi y'ibiki wangiye ko nari umuzi ariko nawe wari umuzi rega ASSIA yabaye umustar kera urumva agiye atanye guca ubwenge nkubona ku TV urimo ko mu makaritsi wacu ni wacu nta TV tugeze twigera ariko ku muhanda aho nirirwaga mbona najyaga mbona ku masaro umva barimo kumucuranga nyine wabona niza filimi zagira amata nyizaryaga icyo gihe none namumenye none nkabona imiterere yiwe nkabona ukuri ifata avangura abona gade gisupusupu oya nyine ukuntu ubona kavase uriya muntu ukuntu ateye kwisura nuko niko ku mutima sa ariko ibyo byo nifuza nasanze ariko amezwa ukuntu asakura ku kwisura ku mutima nekasa kuko nta mukusha ajya agira tutaragira wenda aho ngaho kugira ngo uvaho wari uri ugira ASSIA ari byagusabye kingana iki aho ngaho aho wari uri nyine kugira ngo uve mu bintu byo kuragira ujye kumureba byagufashije kingana iki byamfashije ariko mukumva navuye kuragira icyo gihe ntabwo nongeye kuragira ahubwo nahise nza mu mujyi naturutse izo ntara zose navuye Kirehe nuze
muri Ngoma Rwamagana za Kayonza ubwo nerekeza mu mujyi wa Kigali nyuma kujya mu mujyi wa Kigali rero nagiye gushaka akazi none akazi barakanyuma kuko nta byangombwa nari mfite numva nari umupeti urimo kumvuga ngo nahise mba mayibobo nyine none nahise nangira kuba marine nisanze n'ubuzima bw'umuhanda ubwo none ASSIA naramushatse ntabwo nahise mubona ubumve kuntu nyine ariko Imana yanze katugerageza ikara kwihangana kwacu waje ni gare se waje na moto waje n'imodoka waje ni je ntabwo yigeze nega nge nagendaga mba ahantu ntabwo nagendaga mubuka ngo nge kuko namaze umwaka mu nzira no kumva nagiraga kariki wamaze umwaka mu nzira gutese ngo beke se ngo mbirye ubuse kuva mu Iburasirazuba wanje ntabwo nafite intumbero Kigali ntabwo nari mazi Kigali ntabwo nari mazi ngewe ntabwo kumva nafite intumbero kuvuga ngo ngiye ndagiye kizangara mu rugo nzagaruka mu rugo nje guhindura ubuzima bagenda kuri marine urara aho ubonye mpaka umwakoresha oya byatangiye mbaho nihebye ko mbaye mayibobo nigera mu mujyi kuko ahandi ho urumva mu cyaro mu kugera muri zo ntara ntabwo numva ko ngiye naba mayibobo numva ko nyiri umwana nyine nabona n'akazi nkanakora aho ariko byageze aho ngaho aho nagenaga ndaranga njya ugasima nkiberaho nk'ukwezi ngabo nk'amezi 2 nkanagapfata abantu bakanuma amazi bakamwikorera ibitoki urumva mu makasi nagiye mba ahantu henshi cyane abantu barananzi cyane bivuze ko waje mu mujyi ASSIA kuzanye nta kintu cyakikuzanye nafite intumbero yo kuzamura kuko numvaga ngo abi Kigali gira bango ningera i Kigali je nzanabaza n'abantu ASSIA abantu b'i Kigali baramutse ubwo rero nyuma kugera i Kigali ibyananyobeye nageze Kigali nabaza umuntu musigo mugasigara fure mbore nyumve basi gusinga ugoye wa mukobwa wundi w'inzobe kino kiri bita ASSIA ugira amata wawe umuzi nyumvira nk'iki gipeti ngari kuzikurusha uri umunyacyari ntango ni umunyacyari wacu mu ntara ariko wanambwira cyangwa akatabangwa yewe nta kintu akumana nanjye mubona kuri televiziyo niboje bana magana kuko byanagezeho noneho ubwo urumva nyuma kujya muze i Kigali nifuza no kwana Nyabugogo kuko numvaga bahavuga gine nari ndatarase ko nabona nagendaga mvuga ngo ndagenda garukira nagendaga nembera aho ngeze naruha naho aho ngeze nabona abavandimwe nabona za marine bagenzi banje bahiye cyo kurya twatuba inshuti wabayeho marine ukigera i Kigali igihe kinini cyane ndanakubitwa ni imyaka hafi 4 utarabona si namubonye ku bwa nyuma narihebye umva agiye umva n'umusa tugiye kumpfukaho nibwo namubonye mwaburiye hese ukuntu namubonye ni nka kibono ni kwa kubone nyine umuntu asenga akazasenga agapfukama rimwe nyine byane byasengeraga bikahita biba umuntu ashobora kwibaza ati gute umuntu yava mu cyaro abona ASSIA kuri YouTube amubona kuri filimi kuri televiziyo akava mu cyaro akagira izo ngorane zose kabaho n'imbobo mpaka abonye ASSIA hari ikintu cya kikuzanye atari kumufana gusa oya babwiye nyine ufite icyo ushaka habivuze se nyine ariko kera bacaga ngo umugani nyine ngo reka mbere kanjye kubivuga ariko barabihinduye nyine nginga ariko reka bivyo ariko ngiye ASSIA njye naramufaranga fresh sibyo ariko uri wena nk'ubu Kapuveri baba natangiye gukina comedy abantu benshi banambona ndanaririmba ari umuntu mfana hari umufana kwango dore Kapuveri ukuntu arapa nanjye nagwamo je kuntu akina comedy kunakina muri filimi nakina nkawe akaba mfana bya hatari urimo kumva nanjye naramufanaga ku buryo numvaga ko ASSIA na undi muntu umuruta mu bantu bakina cinema na nubu na n'umuntu navuga nk'umuruta ASSIA arabahiga okay mubona na umunsi wa mbere nire jambo mubwiye umunsi wa mbere unatubwa mwahuriye wanje mu rwa mbere nahise ndira nahise ubwa ASSIA gufita ndira turebere ko arize turebe nyine ngo wahise uri nahise agahinda kenshi warize gute acting nyine nk'umuntu yetse uryo wari biragoye oya ndaza kurira mu kanya nyine ASSIA nyimara kubona urimo kumva narimaze imyaka 5 ibaze nyine byose nyine mwahuriye he umva ariko umunsi izana wibagirwa ni nanabwiriwe umva imvura yaguye mfite imbeho niguze ndi ku muhanda nibwo nagiye kubona nibwo nyicyo gihe ntinabwirira abantu bose nabasabye amajana bari ku muhanda agira ko nawe wifunze ngavuga ngo garafure bamuye agacerese ko nakubiswe ubwo wanje ndimo yuko akamereza abantu bose ni nabaciye bananyimye wumva ko nyine Imana yavuze ngo bagipeti wihangane nibwo nagiye kubona mbona ASSIA nyine namubonye aje guhava iyo modoka yinjiyemo nyine igikondo nari nageze igikondo ngiye Kigali narikase sejemu inyuma kubona ese nika umusatsi ubona umva hose mituzo ziri imbaraga umva nari yongonje itaniruka mba ASSIA ndagufana nitwe niyo gakorode mfite izina ry'uwaze yitwa Kapuveri nakore n'indirimbo navuze amagambo wabona abaraperi ariko amagambo navuze ni menshi cyane narayavuze noneho umva narayavuze ASSIA abanza ntega amatwi gusa nyine nawiza mbwira ngo rekera yihangana ibibazo byanjye nari mfite byose arabyumva urimara kubimubwira nyine gusa nafite emotion nyinshi cyane ndimo kurira
ASSIA nawe ni umuntu mwiza cyane ntabwo yahise ambwira yahise kwakira yahise ivuga ngo none singa ngo imeze mvuga ngo ubu mbona amaze imyaka 5 ngushaka iwacu mu Burasirazuba mu karere ka Kirehe ndagukunda mbabarira umfate ubu nzi ubwo ngubwo rero bwa ASSIA yahise ambwira ngo uretse aho bicara ngaho maze mahe ndaza ni byinshi byo wagiye uhuramo na ASSIA waramubonye ni byiza hari izindi nkuru dufite ari niyo mpamvu twicaye hano kugira ngo bitubwire ukimara kubana na ASSIA bababyeyi wari warabuze ngo byaje kugenda bite uyu munsi donice kuri kamera nshimana kandi nshima n'itangazamakuru uzi ko ngiye ejo nakoze ikiganiro muri bisi nyine barabizi nari ndimo nyivuga ngo stories zanjye nyine nari nazizuye bya hatari nibwo yagiye kubona umva ngo papa yarazimye yaragiye ngo yagarutse nyine ngo yaje umva nyine genda kuva navuka umva imyaka yarimaze uzi ko amaze imyaka 18 narabona ubu ngubu nuza 19 hano hafi bene Kapuveri tugendane gake papa wawe yakubonye kubera izihe mpamvu yakubonye kuri kubera ndi kubera yame mu myaka 18 utaruzi papa wakubyaye ko dore ko wavutswe arenda ukura utaramubona akikubona bwa mbere ninde munabigize mu ruhare akimona bwa mbere oya ntago turabona ubu ngubu ariko arahari ubu ngubu ngiye mufite arakuzi ubu ngubu aranzi kubonye ku mateleviziyo kuko urumva naratwitse ahantu henshi cyane yarambonye kuko gukuru byagenze amafamiye yewe yaramugezeho urumva nyine nagiye bivuga cyane mbivuga urumva byamugezeho niko kwigaragaza nawe afite umusi bazambwira iki papa wawe ibaze ni mufata maze kumubwira ngo geza maze no mufata uretse nzamubwira ariko sinimufata zancika ariko yamenye ko Kapuveri mu buryo kigali kwasi Kapuveri ubwo nyine ubu ngubu nyine ababyeyi size kuntu buranyumvaga nyine nzapfa rwirabura none ugiye gupfa ruzungu nose yumvaga ko stories zanjye zarangirira hasi ariko ubu babona ko Imana yanabaye baravuga ngo umubura nawe afite abarishimye mu mutima kumuvunga umuhungu we bimeze gutya ngutya urarishimye na ura nyene wena niko nako turahora ngabimbwire ikintu nahora ariko nzabanza mubaza ijambo rimwe mwavugana kuri telefone ntabwo twavugana no umuntu muri famille arambwira hari yaje ubwo nyine ndashaka kuzajya mu ntara uwo muntu muri famille yakubwiye ngo dusangiza ariko amakuru urumva rakoze ikiganiro bundi kwa Janvier Masisi nyimba nyimara kugikora nibwo byahise bicamo rero ubwo nagiye kumva nyine akimara gucya prodinga ngo yabonye ngo ikiganiro ngo biki ngo yawe ngo papa wawe ngo yabonye ikiganiro ngo yatabona umwana wawe n'ibiki nyine ukuntu kuri defense avuga bambwira ngo abonye ibiganiro byo gukora ngo ntago arabona ngo umubyeyi ngo none ngo aje kugira ngo mubone okay nifuza kumubona nzaramubona ariko ritunanahura hari ikintu nzamubaza numufata nzamubwira iki nzamubwira mfite byinshi byo kumubwira kuko urabona aricyo nabuze mu buzima wabuze iki mu buzima yoza kuza kumubona abo ngumva ari umugabo uhamye ntabwo mba nazitiragurinze nica muri buriya buzima uzi ko nafunzwe nkanakubitwa agenda akakanya Kapuveri turacyari aho ngaho tubwire uravugira ati papa wawe yamaze kubona ibiganiro wakoze ajya mu muryango abwira abantu ati uriya n'umwana wanjye ese niki kikwemeza ko ari papa wawe koko ukuri wagutumyeho oya nyine nubwo papa wanjye yanaye akansiga ndi uruhinja akagenda ariko na n'ubu ngubu nyine urumva nyine ariko nawe afite ipfumwe afite ipfumwe nako nawe bugene ngo yibagize cyangwa yenda akomeze kwihisha kandi azi ko ndi ura nyine yaranaye yanga kudufasha nawe nawe wamurenganya wasanga nta kintu afite mu mufuka nta kintu afite buriya igihe wabazaga mama ukavuga ati ariko ma warakoze papa wanjye ari mama yakubwiraga iki naramubaza akahita yimyoza nkabona ageze nimba ubwo nkahita mwihorera nyine nkahita mvanga n'ubundi kuko nyine urumva jewe nayo mfite ubwenge nyine tuvuga ngo uramo ndamukomeretsa reka mwihorera namatsiko wagiraga yo kuba wavuga ati ese nzabona data gute nk'abandi bana baba bareba basi imbere yabo mu gitondo nimugoroba amasiko naragize simuri kumva nayabura narayagize cyane nkaho nifuza se nk'ubu ngubu ndi kumwe na papa naze mubwira ko nshaka kuzaba umuhanzi se kuko urabona njyewe nari mfite inzozi nyinshi nyiri umupeti bura niko wena na mfite papa narabonye ibimba narize mbona abagize ku bintu byinshi cyane kuri ubu mba ndi umugabo uhamye mbona jegajega ariko ndajegajega yumva aricyo nabuze mu buzima ese niki gikwemeza koko ari papa wawe koko nyawe kuko nimba barakubonye irakujya amatsiko kubonye ahantu uri mukabonana kaguhamagara ko kuri telefone uranayifite mukavugana iki kikwemeza ko ari papa wawe kuri waba waravuze ati umwana wawe abigezemo amagara abo turavugana ubwo nyine ariko muzabinyemeza ni mama umva mama we nta kintu arambwira ni umuntu muri famille yamamaga bimbwira
ariko mama we nta phone afite kuryamamagara mama ni umukecuru aba yibera aho ngaho ariko ubwo nyine n'ibicamo azabibwira aramutse marara kino kigana mama wawe n'ire jambo amubwira mama ndamukunda kandi yihangane ikibazo byahuye nabyo mu buzima yihangane Imana imuri hafi kandi amarira yarize nge nzayamuhoza zamuba hafi nk'umwana wiwe nyine aka kanya ababyeyi bameze nka papa wawe urababwira iki shacyo nababwira umva barimo kwibeshya kandi baranishuka bumva ko barimo kuri ibya kigabo wenda niyo wanakena cyane niyo wabuririza umva niyo ibyo ngibyo ntabwo byatuma ufata imyanzuro ngo usige umuryango wawe wenda mwasanga duke mubonye wenda mukanabura ukanabwirwa ariko umwana agakura abona ababyeyi uzi kuma ngo nakuze ngo papa yaragiye uzi kuma ngo nakuze mama yaragiye cyo ni igikomere mu buzima cy'umwana aba afite nawe nta kiza aba yifitiye niyo ashatse umugore ashaka kubyara abana nawe agahita yigendera no kumva nawe aba yifitiye iyindi myumvire nyine hari abaheruka batera inda bakigendera cyangwa bakazatera inda umugore akavuga ati sikana siko wanteye inda tera karaka n'ijya atera inda njyenyine nabo bagenewe ubutumwa abo ngabo ariko na leta irabafite gute se gute umvira bahiga no mu mwobo bikagirayo nyine n'ubu ngo hari abasore babyifuza bakundana n'ababebi bakabumva ko babaraburiza ngo bakabasiga nk'uko nguko ariko mw'abasore mwe bagenzi banjye nanjye niho ndimo kugana ariko ntabwo ari byiza ibyo bintu tubyikuremo byo kumva ko twahemuka wenda ngo duhemukire n'amaraso yacu bibaza kubyara umwana no kubyara umwana ukanamwihakana kandi unanabizi ukifata ukagenda ariko azamara kuko amaze kumera nka Kapuveri ukifata ngo uraje urimo kumva ibibazo icyo kintu kumva ngo utaramufashije akimutwita mu mafu umugore n'utunyomoro nta mugana n'utwijana twa buri munsi unamujyana ku ishuri yige ku ishuri yige wenda ibibazo wenda nkanjye ubu ukuntu akuze sinigeze niga hari byinshi byo naho mbye ngo mba no umuraperi mvuga n'icyongereza akundirimba ikinyarwanda ariko uracyari muto kandi ubuzima bwawe bugomba kuzagenda neza kuzagira neza n'ishuri nzaryiga icyongereza ejo bundi nzaba nyivuga yego aramutse ari papa wa nyawe wakubonye akagira umwe mu muryango w'iwawe cyangwa iwanyu gutumaho ni irihe jambo wumva wamubwira muri rusange mfite ibyo navuga kuko papa aracyari muto burateganya kuzabyana n'abandi bana nawe mubwira ngo dore ibyambayeho pe ngenda nakubabariye nkuvuga ngo papa ngenda kubabare pe ariko wihangane ndabizi ushobora kuzabyana n'abandi bana aracyarega umugabo ntabwo ajya gukira kubyara kuzabyana n'abandi bana kumva ko yabikora ngo ngo se urana naramubyaye bikora kuriya abaho abigera arababara none ngo arishimye akongera akabikora ari bumve yaje mu byo namubwira nahita ndimubwira ntabwo nabwira hano ariko tureko ryari namubwira nze mbere yo gutekereza kuvuga ngo ngiye kubyara umwana nabizi ntabwo ngiye gutera inda mbajya banza avuga ngo nima ngiye kumutenda ese nzamutera inda nzamurera nzamufasha ngo nyine nzamufasha nzamukurikirana mu buzima busanzwe mba nazabona atazabimutera ajya naryihora kuko ntabwo byari ishema nubwo byazamugeza mu ijuru mwumvishe mwababyeyi mwe ababyeyi gito nibo turimo turabyira mubyare abo mushobore gukorera nyamuneka mube hafi y'abana banyu wowe ugiye gutera inda kugira ngo nibindeba hari ibyo ukora kandi ukazagira ingaruka ku buzima bw'abana babyaye ndetse n'abandi muri rusange Kapuveri turacyari kwa ASSIA ubayeho ute hari abavuga ngo ASSIA gukoresha nk'umukozi mu rugo nawe ukavuga ati ASSIA ni mama wanjye basobanurire wagira ngo mbaye nk'umukozi mu rugo afite umukozi aramufite ariko nanjye nakicara mu gura nkora reka ibi byose nanabikora nicyo bintwaye none abandi umukozi we nta kintu bintwaye ASSIA ni umubyeyi mwiza no se ariko umuntu kwitaho akagushakira imyambaro akagushakira icyo urya buri gitondo n'ingoroba ukabaho neza wavuga ni wabyuka mu gitondo ukora nose uba mu rugo akanga gukora afite amayinite kuri telefone yawe amayinite kuri telefone yanjye hasi turavuga tumwamagara mubwire iki ASSIA ni ibisanzwe nyine kuri kamera z'umutako TV bamubwire iki ASSIA ASSIA ndamukunda nishimira inama zangira nishimira byinshi byo nagezeho kubera we urimo kumva na none nyina gushishije comedy ahubwo basacingishije comedy bamena subscribe nani bagiye kubivuga managose Kapuveri turacyari aho ngaho ni kihe kintu ASSIA ajya akunda kukubwira iyo muri kumwe kikakurema mu mutima ariko ASSIA ajya akunda kumbwira ngo njye nubaha kandi njye nigengesera mu nzira zo ncamo ajya mbwira ibintu byinshi cyane ariko byose nyine ngiyewe
ndabyubahiriza bambwira Kapuveri dore urugendo rw'urimo ni rurerure turatangiye gukina na komedi buriya ushobora kuzakina komedi nawe uzafasha abandi bana benshi cyane kandi wanabagira n'inama urumva nyine ASSIA turanaganira amba hafi ntabwo tubabona ngo nyine yambaye ubuzima bw'umuhanda ashyira mu rugo ngo ahite yituriza ASSIA aramfashe mu buzima busanzwe twica tukaganira urumva nyine ibintu aba fresh. Kuki mwita mama wawe? Ni mama wanjye no se ariko umuntu tubana buri munsi umuntu umenya ibyanjye n'unyobora ubu aranyobora ASSIA ni umubyeyi imyenda arakugurira buri kimwe cyose n'amavuta nisiga nubwo ndi umusore byose aracyabimba. Byiza cyane tumushimire nk'Umutako TV nanjye ASSIA kamari nshimire ASSIA. Turasoje hari indirimbo ngo wageneye ASSIA ngo amuririmbiye muri hari ariko ASSIA nje namukoreye indirimbo kuri channel yanjye iriho musacingisha comedy murayibona mubona andi mavideo menshi nakoze ni meza cyane ntago wabikoreye ASSIA. Oya nakoze indirimbo ya ASSIA akumfite na comedy nibonye ago channel ni injiji comedy mu kinyarwanda kabisa kanye bakubitira hip hop yikubita ASSIA wumva buri kimwe cyose kabisa umuvuga ngiye kumanuka hasi bose mwandagaza vuga kuri n'umuhanzi twumva ko ushoboye nimba ushoboye ndetse amubwira ati bagutera inkunga baji naciye ubwenge nkubona TV na nubu ngubu ndacha kubona TV hiti yawe nizigera iva mu matwi y'Abanyarwanda ndetse no mu matwi y'abanyamahanga niko kibikorwa byawe byambutse imbibi komeza uzamure ibendera ry'u Rwanda si mu burasirazuba gusaba kwemera mu majyepfo mu majyaruguru mu burengerazuba mu mujyi wa Kigali hose barakwemera mwari mwiza mwarukeye mwarutuje komeza urye hiti vuza ukuntu ngufa nabwo akira bugacya vuza ibikorwa byawe byamara imyaka myinshi twese nk'abafana bawe tuvugera imwe tuti ASSIA agira amatarozine komeza urye hiti uwakuvuga nabi twamuhungabanya ati ASSIA komeza utera imbere igira amato wakuvuga neza mwamuhungabanya naro bivuze ntabwo natinya kwivuga urege gufana n'umuntu kubivuga byose buri ASSIA jewe wenda wamumvuga nabi ntabwo nakubuza ariko ndahamya ko wenda 70% bamuvuga neza uzanibona no bigana byajya akora uzasome comment uziko wasoma comment ukamusoma amaso akageraho nyine amarira kaza ariko ASSIA ni mwiza byateye no kwisi ariko sinago nyibona mwiza mu mahajati mwiza atuje ufite umutima w'inama turimo turavuga kuri kamera nago mu baratwumva shafite she ariko se sakoze ibiganiro byinshi bivuga byo ni bito we yarabyivuye ndashaka kumenya wowe ku ruhande rwawe mu bana ujibona hari umushereza ku musero no singiye nakifatanya icyumushere ngavuga ngo nawe afite aramufite no se yabyivugiye uzuzina ry'izo mushere oya izina byo babi n'amazina azayivugira n'amazina azayivugira nabirenze burya kiza ababwire ngo burya ngewe wifuza ko nashaka umugabo ari icyo umugabo yazashaka ajya amukorera icyo wumva wasaba Imana akaba ati ASSIA nashaka umugabo ndifuza basi ko umugabo bizagera gutya na gutya oya azashaka umugabo utamubangamira tamubangamira abona ASSIA ni umusitari ni umusitari wumva ntago musazareka project ariko ntago mbiza n'igihe wenda yahita bihagarika byo gukina filime ariko n'ubundi ni impano yiwe ntago nabireka wenda niba nabireka yazajya yobora abantu azashaka umugabo nyine umureka yisanzura akomeze nezi wawe ukuze turacyari aho ngaho wewe wenda wagiriye ubuntu ko ushaka gufana umuntu akakureka akabyishimiye akanakwakira mu muryango hari n'abandi bantu bafana abantu ugasanga abo bantu wapi ntibanabakunda bati ngenda gufana ugasanga hato nta gaciro bihaye aba bantu bababwira iki ariko cyo nababwira oya ariko abantu benshi wena urugero nka Kapuveri sibyo ntago ndabona abafana ariko nzababona ariko wena urugero wena nka Bruce Melody afite abafana barenga amahumbi n'amahumbi urumva bose barakwandikira na ASSIA baramwandikira sibyo ariko wenda nyine ntago ariko ASSIA nagajya birengagiza ASSIA niho mbiziho akajya birengagiza arabavugisha ariko abandi bo ntago mbizi baba barya sine nyine nabavugishe ariko njye mbona ASSIA bitaba akabavugisha buri kimwe cyose biramutse ari byo koko ko wenda nk'umuhanzi runaka ushaka kumufana ariko wamana mu muhanda wamusuza akakumevista akaguca amazi kakwirengagiza bibaho cyane umva burya star barifunga cyane ntago ushobora guhura mu nzira ukanamubwira
akagutera n'akatsi nyine barabimbwiraga ngo se ASSIA ukuntu usa ASSIA yakoreye ibiro yagusuhuza urabona nabaga ku muhanda nari imeze nabi urabona ubu ngubu nangiye gusa inzobe gake uko urabona n'ukuntu kuba banyitayo fresh ariko kire kuntu nasaga nabi nambaye imyenda yacitse najyaga bibwira abantu bavuga ngo ngiye se ari muntu ngiye nzamurira imbira ndirimbo buriya nyine uyikurikiranye ukumva story urabyumva byose narabivuze no kuntu atwaye ibikombe byinshi ngewe naramukurikiranaga ntabwo nafite ama smartphone ngo mukurikirane ku YouTube ariko nyine nasaga n'umuntu amureba wenga ngapfukama mfite igiceri ngamubwira ngo basi gura megabyte unyumvishe cyajya ahura na gasogi dusangize igihe barimo aramushyira igare agahita batuye n'umwana mu rugo mfite byakirute hari biraniye ibyishimo urabona ni ishema nyine kuko byagenda nyine ASSIA abonye story agasogi amubonye nyine ukuntu yaramuvanye ku muhanda ahita bamagana Kapuveri ngo nurebe ngo dore ngo mumuna wawe ngo arabaye muza nk'ubwawe ayo mubonye nanjye gasogi arambabaza uko njye nayimaze iminsi nyine mbayeho neza ubuzima bw'umwana uko byibagirwa ahita ambwira no singo Kapuveri ngo nk'ubwo gasogi ngo wamubwite banga gasogi nanjye yifuza kumusura ngo rero niba ASSIA yahise ashaka igare yumvishe ngo mwana asaba igare ahita agura igare njye waritwaye nyine nagiye rifite nabaje kurijyaho umunyenga nyine gakeya abo tuyaduhana gasogi rikata byatarameze neza gasogi wabaye umusitari ndamwegera kuri wowe icyo mukora gasogi yarabaye umusitari kwa n'igare ASSIA yamuhaye wumva ko buri wese agira umutima kimuntu wo gufasha umuntu wese yawugira wenda umuntu wese yawugira ariko ntabwo ari bose hari umuntu wayifitiye imiri mu mufuka hanyuma akavuga se uranamufashe akavuga ngo uriya ni mayibobo ariko hari n'abantu bafite umutima ni benshi bafashije gasogi ni benshi bamfashije nanjye nabonye abantu bamfashije hari umugabo wankoreye indirimbo nayo izasohoka muzayumva mu minsi mikeya mwumva rero nyine abantu bafite umutima hari ubu ngubu ugenda umuhanzi ntabirenze indirimbo wabimfasha nkabikora ariko banza bansubire no kuri channel yanjye comedy bandemere turashoje gira icyo ugenera abantu bari bagukurikiye ndetse cyane ababyeyi muri rusange babandi twahoze tuvugaho n'urubyiruko rugeze rwawe n'abana badukurikiye bari mu muhanda gira ubutumwa wabasigira hanyuma dusoze ariko njyaho nahera ku bana bari ku muhanda abana bari ku muhanda basi rimwe ikomeze mwihangane ndabizi ngo buzima bugoye bamwareba nyine abana uko barihebye kuko barakubitwa barafungwa aho baciye barabakomera barabanga kubona icyo barya urumva ni ikibazo ni ibibazo umuntu ubaciye usura wera nkawe ntabwo mbizi umutima wawe basanga turimo kuganira urimo kwiyobekana ushobora n'akaye kwanga bwanga ngo bose wamaye ijana se ufite inota 5 mu mufuka wenda ufite na sengisa zirengaho nta kintu mfite abo yagukwitiza sengisa nabagenda uzumuhaye sengisa odaye bira amara iminsi 2 yishe bakabangosha nawe n'umukira randebera bura nyine umva ngiye kino ababwiwe n'abantu bafite ibintu niba bihere pe ariko nako kuba babayeho kuriya ntabwo ubuzima babwisanzemo nabo ntabwo babishaka kenshi n'abana bo ku muhanda usanga nyine babwira story ukuntu byatangiye kuvuga ngo twabuze ababyeyi ari imfubyi bariya arashaka gusanga umwana adafite papa adafite mama we wenda ngewe nibwo n'ababyeyi nari mbafite ngo baje guhana akazo bagatana numva ngiye ntabwo byabikomeye cyane ariko ari usanga adafite papa we adafite mama afite papa we nta mama afite none akagasanga nyine umuntu w'umubyeyi asigaye nawe yaramuzonze cyangwa ntabwo bumvikanaga mu myumvire ye asanga rero byatumye yigira ku muhanda ariko ugasanga nubwo abaye ku muhanda avuga ngo ndifuza kwiga ndifuza kuba nabo umufundi nabo umukanishi afite inzozi ashaka kugera ariko nta kuntu yazigeraho kunze uko n'umubonye wese n'uwabwiye wese ntabwo ajya amufasha avuga ngo uri imbobo icyo nabwo rero abantu bajya basanga abana bari ku muhanda nibabarebe nk'abantu nyine nk'abandi bana bareke kubakwena Kapuveri zafatanya ute ubuhanzi ndetse no gukina filime ubuhanzi no gukina filime ariko ngiye kuranza nzabigira kuko ngewe bwa comedy ni ibintu byanjye ntabwo nirwa mishakisha ndazi kora comedy kuri ngiye twumva nimba umuziki uzawushobora cyangwa uzakunanukanya muri comedy comedy ndebaho nyine acting tunga umuntu mu comedy acting ngiye kuguswanyaguza nta kibazo umva rero ngiye mubwire ngiyewe nawukoreye ukwezi kose umbwira nawukora ukwezi kwa mbere ngukora ukwezi kwa kabiri umva none ngiye twavuganye ko zandagize ukwezi ukatumema none ngiye nkoza amezi 2 utamembye ngiye ntabwo ndi bubyemere imusi nari guri bwase niyo amotwe ngo ujye kukazi ngiye ndakinga igipangu none kugisimbuka iyo modoka sirasimbuka ngiye utanyishyura amafaranga ngiye ntabwo ncika uyu munsi ngiye Kapuveri waveri ngiye narakaye none ngiye nakuna akora amezi 2 ngiye utaranyishyura ariko abakire bo muri bombo mwabaye ngute genda barambiwe
ariko mana ngiye wazamvanye muri ubu buzima kwiyungura abakiri bo muri bombo reka ndekeraho turekana Kapuveri turagushimiye ati abakire bo muri bombo nyine ashatse kwerekana ko hariho abakire cyangwa abakoresha abakozi niba baje kuba babahemba urumva ko nyine abafite umujinya bavuga ati nyama no munsi ntabwo uri busohoke amano nta nubwo imodoka isimbuka Kapuveri reka tugushimire niba ntacyo urenzaho murakoze cyane kandi ndashima n'abantu bagiye kureba iyi video ariko uzi kundemera bashyire cyane yanyu imbere ipininge ariko nibwo nagiye kubivuga ari narabicecetse ariko nako nabishe sinzabimora nishira reka nanjye mbe Kapuveri wa veri okay murakoze cyane kandi ndekeraho ariko ngira ibigambo byinshi ati Kapuveri wa veri reka tumushimire wakoze cyane namwe murakoze cyane mukomeze mutwike ariko mukomeze mutwike cyane mwakoze namwe ati mukomeze mutwike Kapuveri yabonye ibikorwa byacu yanadushimiye cyane uburyo turimo turagezaho byinshi Abanyarwanda ni abantu bari ku isi yose muri rusange Abanyakenya Abarundi Abasomaliya twatangiye kubabona Zimbabwe Mozambique Afrika y'Epfo kabisa no muri Amerika cye umva ari comment ejo nasomye ariko uri muri Amerika bazi gusoma bari yavuze ngo welcome muri Amerika nkuzi gusoma icyongereza neza ariko nabonye yanditse Amerika urumva ntago nabiyoberwa urumva umutako wagezeje umutako ariko kira babwira Abanyarwanda n'abanyamahanga ni bareke tugame mu mutaka ntago tuzanyagirwa ngo cyatwice n'izuba umutako utatse byiza urumva bakunze umutako amahoro y'Imana bane namwe subscribe like share ndetse na comment nitwe ASSIA manager